bavandimwe, nshuti zacu nka televiziyo Kiliziya imwe n'abandi mwese mwaba mubonye ibiganiro byacu bwa mbere. Nyagasani Yezu nabane namwe. Dukomeje kubashimira ku bitekerezo byiza mukomeza kuduha no kutwereka ko turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu, uyu munsi ndagira ngo twigire hamwe amateka ya mutagatifu Stefano. Mutagatifu Stefano nanone dushobora kumwita Steven, cyangwa se tukamwita Etienne, uwahowe Imana. Intumwa zigitangira kwigisha zahinduye abantu benshi, cyane cyane abari baje i Yerusalemu mu minsi mikuru y'Abayahudi. Nuko bamwe bigumira i Yerusalemu, ntibashakaga gusubira iwabo. Impamba bazanye zigera ubwo zibashirana, barasonza. Nibwo intumwa zitangiye kubwira abayoboke b'Abakristo bafite ibiribwa kugoboka bagenzi babo babafungurira. Kubera imirimo myinshi intumwa zari zifite, zatoye mu bigishwa bazo abantu 7 bacengewe na Roho Mutagatifu koko, kugira ngo babafashe uwo murimo wo gufungurira abashonje. Muri abo rero hatorwamo Stefano, wari uwa mbere. Intumwa zibaramburiraho ibiganza. Stefano yakundaga Imana byahebuje. Yabaye intwari, ashyira amanga, ayobora benshi inzira y'ubwitagatifuzi, ndetse Imana imuha no gukora ibitangaza nk'intumwa. Ibyo rero byatumye Abayahudi bamwe bamwanga, batangira kumubeshyera byinshi, bigera ndetse no ku rukiko. Nuko Stefano aratangwa ngo yicwe. Mbere yo kumufata arababwira ati, ndabona ijuru rikinguye n'Umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana Data. Baramufata maze baramukurubana, bamugeza ku gasozi, aho bamutereye amabuye kugeza ubwo apfuye. Bamuteraga amabuye apfukamye asenga nka Yezu, ati, Nyagasani, ntubahore iki cyaha, kuko ahubwo akira roho yanjye. Stefano rero niwe wahowe Imana bwa mbere nyuma y'uko Yezu Kristo asubiye mu ijuru. Izina rye rituruka ku Kigereki Stephanos, bivuga uwambitswe ikamba, couronne. Tumwizihiza ku itariki 26 Ukuboza. Stefano agaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Imigenzo myiza ihambaye ya Stefano niyo yatumye ahabwa kuba uwa mbere mu badiyakoni. Hari ingabire Stefano yarushaga abandi. Yari afite ukwemera kuzuye kuko yemeraga adashidikanya amayobera yose yo gucungurwa kwa muntu, kandi akaba yari afite ingabire yo gusobanura ayo mayobera. Yari yuzuye ubuhanga bw'Imana, kandi nta n'umwe washoboraga kuvuguruza ijambo ryasohokaga mu kanwa ke. Yari yuzuye inema y'Imana, ku buryo ibyo yakoraga byose yabikoranaga imbaraga n'urukundo rw'Imana rwuzuye. Hejuru ya byose ariko, yari yuzuye Roho Mutagatifu yahawe igihe intumwa zimuramburiyeho ibiganza. Stefano wari wararerewe mu ishuri rya Gamaliyeli ryari i Yerusalemu, akaba yarahawe inyigisho zikomeye zigishwaga Abayahudi bose bakomeye mu idini ryabo. Yari afite imbaraga zihariye zo guhindura abaherezabitambo b'idini ry'Abayahudi, kandi bose babaga ari injijuke bakemera Yezu Kristo. Ibyo byose byatumye Abayahudi bamugirira ishyari.
kimwe nuko bareze Yezu ibinyoma, Sitefano nawe bamushakiye abantu bo kumushinja ibinyoma ngo yatutse Imana, atuka Musa, yubahuka amategeko ngo kandi yubahuka ingoro y'i Yeruzalemu. Nyamara muri ibyo byose Roho Mutagatifu yamuhaye ijambo rikwiye ryo kwireguza, anaboneraho kubasobanurira amateka yo gucungurwa kwa muntu, ababwira incamake y'amateka ya Isiraheli. Mu kwiregura kwe rero yaboneyeho gusingiza Imana, yerekana icyubahiro Musa akwiye, anerekana kandi ko amategeko y'Imana abantu bazaniwe na Musa yari aturutse ku Mana koko. Yerekanye kandi ko ingoro y'Imana y'i Yeruzalemu igomba kubahwa. Ibyo byose tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 50. Ubuhamya bwa Sitefano n'ubutagatifu bwe no kwemera guhara amagara ye kubera Yezu Kristo byatumye abakristo ba mbere bakomera. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kitubwira ko abantu b'Imana bashyinguye Sitefano mu cyubahiro cyinshi. Tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 2. Sitefano yaba yarishwe ahagana mu mwaka wa 35. Twizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Sitefano ku itariki 26 Ukuboza. Ibi byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba, Paruwasi ya Rwamiko. Uwaba afite igitekerezo cyangwa inyunganizi yatwandikira kuri izi nimero cyangwa muri komenti tukamusubiza. Stefano, Stefani, Steveni, Etienne Mutagatifu, udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe.